Abumva Radio Rwanda mwiriweho ni umwanya w'ikinamico. Muri uyu mukino hari aho Byuma agira ati udakora ntakwiye kurya, nako ngo ntakwiye guhembwa kuko aba yiba umukoresha. Babwirwa benshi akumva beneyo. Bamwe bigize indakoreka bahuza uko naje n'abanigerera ubutware bumvira tubabwiye menshi twaba turogoye umuhanzi. Namwe nimwiyumvire. Basenye na konde buturi bishito ziri mashini wari udatsinzira cyangwa. Ngo ya raporo ya nama warangije kwandika. Mumbabare ndumva mfite ibitotsi n'umunaniro mwinshi. Hari nase mu biro niho baruhukira. Ega ndumva ameze nabi. Banza ngiye kongera kurwara grippe. Ariko izo grippe za urata ni grippe nyabaki. Reguretse nibyo maye umuntu agira ingorane ku giti cye. Madamu Simwari ingorane zawe. Kuko nicyo nshaka ruko akazi gatungana. Nabyo kunza ntebye nkarembye sibyo ndimo. Niko. Karama. Sinshaka kumeza bimuvunisha abandi. Ngo niba bahakazi mwigaramire ariko ku munsi wo guhemba usange musaruro mutabibye. Ariko aho nta kindira. Nibyo. Aha. Ugomba kumenya ko muri iki gihe tugezemo ari ngomba kwikura mu burangare. Ntimuratuburanga gusa butampa agaciro ngo muce akazi. Aha ariko harajwe ra. Maso y'inyana rero utetse kurara wanditse raporo naguhaye ejo. Kandi wakosora. Nanye ugakosora. Ukayisubiramo. Kasubira muri abarwa twandikiye ministry. Uje amakosa nk'ayingurube. Ubwo niwe gutera isoni ko kubona mpora ngusubije mu byo wanditse. Ariko ruhinda utarinze guhinda nkakagomangura nyishongoraho. Aho wibwira ko munyirukanye hano naburaho nkora. Ukora iki? Ariko mada ubundi ko gwiziye. Ngo nize he? Wizeye se nyine. Bituma uzambya akazi kare kageni. Baba we. Aho nize hose bampaye impamya bushobozi badakemanga di. Kandi ntukankangishe za lisansi wakuye mu Burusiya. Kweki? Dise nabaye mirampagije. Nunateze no kumbona nsabirizi wawe. Nta rubana rutanye nawe madamu. Nta rubana rutanye nawe. Wacishije makera. Ibintu ni bibiri. Uhitamo gukora akazi kawe vuba kandi neza cyangwa se ugasezera. Ugasezera. Ntujye ngo igihugu kizazamurwa n'abaryo by'ubugaramye gusa. Uranyumva? Mwumva se nkumva mwiki. Aho kugira ngo nsezera ahubwo ntibagusezera ari wowe bakandika. Ugize ngo iki? Ariko abo ntiwabonye baguhaye gutegeka kino kigukibwira ko ugomba kudukoresha nk'indogobe cyangwa ibimasa by'iburayi. Nukuvuze madamu? Nukuvuze koko? Umbabare sindi madamu wawe. Uzarihamagara amahawara yawe naho njye wumveho. None bari ku bintu bimeze. Njye gwiga ikibazo cyawe. Umwanya ndaza ngo igisubizo. Urame igisubizo unsubiza se nkubajije iki? Kiguranye nawe madamu. Gusa mpa gusanga ibyo nagoye kwandika wabirangije. Akindi. Reka ngende kandi ndaje. Ndaje. Reka barase ngo uzankoraho icyo wankora busawe. Uwo kumoka gusa nduzi ko havuze data ngo abayisonga wakitatire. Harya ngo buri yasutse biriya bigambo byose hejuru yuko asanze nsinziriye ku mashini. Amase. Wenda aho ntiyibwira ko mpembwa mu mafaranga ye aho buri yazi ukuntu naje hano ashaka yitone. Yaba yarazi ko twagorobereje hamwe muri Mirikorine ntiyari gukopfora. Bazanyirukanara. Ahubwo atanyitondeye. Namutangatanga impande zose nkamutangaza maze akamenya ko maso y'inyana atavogerwa. Ndetse nungutsinda inama. Kanze telefone ntumenyeshe ibyagasuzuguro ka Ruhindo hinda nk'inkuba. Utazi ko namukubye na 0 nkimubara. Baba. Hello? Hello? Ino tuvugana? Ni maso y'inyana muri kumwe. Mama, waramutse kanyana keza nayerewe. Waramutse. Naramutse uretse ko Kukuvuga nk'urwaye. Wamuna none joro? Cyangwa se urukundo byagenze? oya ntabwo ndwaye. Ahubwo mbabajwe n'uriya mutegetsi mushya mwaduhaye. Yahoza gutukira ubusadi. Mutegetsi we, niba kunuka. Ni Ruhindara yahoza gutuka maze numva nashoboye kubyihanganira. Yego baba. Ahubwo iyo uza kubyiyumvira ntiyari kukiraramo. Yego nanjye byanyobeye da. Abuzi ko yavuze ngo nta buyobozi bwawe ngo urajandajanda kandi uri n'umusinzi. Yego mana nibyo. Hari n'ibindi bibi byinshi ahubwo yakuvuzeho ntashobora kuvugira kuri telefone. Mbona myambi namuhaye akazi yaramaze kumangara yarakabuze. None atangiye kunsebya koko.
maso we ne gitangaza ndakumva utazi ikimutsura reba yewe hari n'ubwo n'ibindi bitutsi ibyo nibyo wumvise gusa hari ibindi bitutsi yagututse biteye isoni kishuka mukundwa we rambadi cyambabaje cyane rwose ku buryo nabuze uko namugira umuntu wanavuze ngo azakora uko ashoboye ngo maze ngo bakwice ngo hanyuma kuzungure disi ku buyobozi bwose bwa kino kigo yewe halo uranyumva ndakumva neza niko se ndifuza ko tuza kubonana nkabikubwira neza twitonze nabundi ashobora kuza agasanga tubivugana ntakamerera nabi ushaka ko tubonanayo noneho yewe uje muhera si ubwo disi si byo byaba byiza ubanza byarushaho byanashimisha kandi wibagiwe se ko wa muhungu w'amaboko yibereye muri Canada kandi koko niho yagiye kwihugura ndaza noneho nta ngorane ntabwo ariko abana basinziriye nta kibazo nabonye abana bo bagira impuha yego abana bose daweya hiryavuye babona noneho ndagira mu masaa 5 y'ijoro nta kibazo yebyo nta ngorane rwose ariko madamu wowe uhora kuri telefone hariyo uri hasi yewe wayibereyeho gukora akazi k'abandi kandi ubona kamaze kutubana kenshi kora akawa kanjye ukareke mbese ntiwamenye ko ingoma zahinduye imirishyo Ruhinda akaba yarazanye amatwara mashya ariko ibyo kandi wowe ubyitereye mute koko mugenzi wanjye nagira ngo nkumenyeshe ko abagore cyangwa abakobwa dukora natwe dukwiye kwikosora imenye ngendiye aha kandi abagabo bazahora batwigambaho ngo ntacyo dushoboye kandi ari twe biturutseho uribeshya cyane rwose ndagusetse pe ahubwo mu gutabaga bazahora batureba barabyindimiye yewe nawe byo gukora akazi ubishyize iruhande ariko ibyo urumva umuntu yabyitwaza amaso y'inya yego uburanga bw'umugore bushobora kurangaza abagabo benshi ariko ntiyabirata ku kazi ashinzwe fata uribeshya cyane yewe ntabwo nibeshya keretse ahari wenda nk'abacuruzi b'abadandaza nibo bakoresha abanyaburanga mu kureshya ibyashara ese ntujya ureba nka bya bizungerezi byazungereje abagabo bagati ngo urumva ko agaciro kacu tugashingiye aho ngaho twaba tubaye ba mutima w'intomvu aho kuba ba mutima w'urugo ibyo ntacyo di naso y'inyana rero ibyo gutelefona buri kanya nyongeye kubivaho rwose akazi kawe ndetse no gusomera ku kazi bya bitabo by'inkuru ndende birimo amafoto mbisezeyeho ashwi da ntibagiye kuzanyirukanira kandi akazi gasigaye karabaye ingumi ubwo se urakomeje ndakomeje pe nzajya mbisomera mu rugo cyangwa se mu mazu basomeramo ibitabo niko ye ndakumva ntasomya mina cyangwa ikindi kinyamakuru kivi Burayi ngo menye imyambarire no gusokoza imisatsi bihuje n'igihe tugezemo ubwo naba ndwaye indwara kiwera we ubikoreye mu rugo se utagombye kwica akazi byagutwara iki harya ngo wihannye gutelefona buri kanya cyane rwose ndagusetse rwose kandi n'undi mukobwa uzakumva wese azaguseka cyane yewe azisekere uzabona ahembwa adakora ubwo se nta telefone inshuti zanjye ngo nabo muri kigo ndakubujije bose naba nkosati uko sikisi telefone iragahora n'Imana wayihimbye ahubwo duhuye namuhoberana urugwiro yewe nzayikoresha buri kanya ninshaka nzabizibi ubwo uzi icyo wizeye di ariko ubundi ko iyo telefone aba ari iy'akazi utayikoresheje igihe ukikariho kandi utayirishye wazayikoresha utanga amagana kandi y'ubuntu iriho iki gihombye igihugu rero kubona hariho abantu bafata ibintu rusange bakabihindura nk'ibyabo bwite nkura wenda uri umukobwa nyamara ushatse wakwitonda kuko akazi atari ubukonde kandi agakamzu gatega iminsi wa mukobwa uramenye kunshiraho imigano ntega iminsi kandi atari wowe Mana yandemye neza ko bimenya nicyo cyakwishe niba ushaka kuba umukaraza kabuhariwe tangira ukotane niyo mashini yawe uzashimwe nabize mu Burusiya wenda bazana guteturura ndabona iminsi itangiye kugushonda ibyo abize mu Burusiya se byo bije bite kandi niba nkubwiye ko byaba byiza ko abagore natwe dukwiye kurangwa n'umurava ku kazi izo bivemo inyuro zidafite ishingiro wenda se inshuti yawe hari ubiyobewe ko agukunda mbabarira di bihinda mwubaha kandi mwumvira nk'uko nabigenjereje n'abandi bategetsi bose batuyoboye kugeza ubu
ibyo kurongorwa nawe niba washaka kumubera umuranga umenye ko nkiri umwana. Kari umwana ego cyangwa wazamushyingiye barumuna bawe n'ababyara bawe bibizungereza imbona hirya no hino Nyamirambo. Ariko mwabagore mwe nabihanangije kuba ryari kwibira mutagomba kubindura isoko ryanyu. Niko uziko musige mumeze nk'isandi zihaza amasaka. Niyo mudashaka gukora akazi mahagurutse mugataha. Abagakene hanze hani benshi muranyumva. Turakumva. Maso y'inyana. Wenda kunyabiza sunkanurira usanze ari nge uvuga wa mugabo we. Nta mazi abanshaka muri biro. Niba kandi numva akazi ko kwandikisha imashini ukarenze uzaje gushaka kugendera ikimero gusa. Dore ko ariko hari washobora. Reka kunsuzugura bigeza aho di. Wera nawe. Karame. Ndabona ushaka guhinduka umunebwe n'indangare kandi ntabyifuzaga rwose. Mutubabarire rwose ntituzongera. Ubundi wari usanzwe umunyamurava ku kazi. None umugura mushyoma asigaye yaraguteye ruhombi. Maze mushyoma mushyire hasi di. Usakuza mu biro kandi uziko bibujijwe. Kubera izo mpamvu kuva ejo mu gitondo uzajya kwandikira mu biro byanjye hirya. Nubwo ntangurutsa kurya mashini bwose nzava kubyihanganira. Nebyo nyine washaka kugeraho. Si ibyo byazanye madame. Nkujye mu byo gushinga gusa nkamwe iki kigo ashinzwe nticyatera imbere. Akazi kubona ugushishikara. Kuko bitagenze bityo ibyacu byadushira tugahomba izuba riva. Erega nushaka uzamujyana iwawe kumwihererana mu biro byawe byonyine ntago bihagije. Wa mugore sintira n'ubyara nawe. Urumva? Ndetse mwiheshe ko ibyo ntabwo ari kwandika ari raporo cyangwa se abarwaye yandikiwe ministry. Byose mbahiwe ngo azaba rubyandika. Yewe bimuhe maze mvunike. Ariko se patro ko mfite akazi kenshi. Ni ubutegeka hano cyangwa se nigewe. Subiza se. Ni mwebwe. Byose ndetse bitero none hangaha. Bijyana mu biro byanjye. Baze nsigaye ndeba na inzoka n'igikene n'amaso y'nyana y'unguyu. Gatsindwa ni yabanje kundema. Siki. Ubwo rero ni ukuvuga ko ruhinduye imyakazi. Umwemyakazi. Uretse no kakwima ahubwo ndawukorera n'ibindi. N'ibindi? Nkora n'ibindi. Ibiki? Urajya bakora ibiki? Baba rase nkurambirijeho. Ndakwirukana. Uranyirukana? Ndakwirukana. Ya. Aho ni wibwira ko ari wowe wamaye akazi. Sinagago ariko ndagukoresha. Cyose niki? Yewe, nutantanga kuhava. Uzamenye ko ngabo yisonga yabyaye ikigwari. Ubwo wari uzi ko niyo wazana na sona bene nyoko mutankura hano. Umurikije ubasha nahawe n'abakizeho ndetse n'amategeko agenga iki kigo n'umutima n'amahanga utagira indishyi ndakwirukanye kandi nta na perevuza ahabwa. Unyirukanye surinde. Ndakwirukanye gusa. Yewe. Aho ni wibwira ko uruganda rurwawe. Ndabikoze giye ruhinda waruzira bwoba. Niba kandi ukeka ko gukinisha. Akira niba ari gukwirukana. We. Ruhinda we. Kugira ngo nanjye nkwereke ko ngusuzuguye koko. Icyemezo cyawe akaba ari amafuti kuri. Ndaruciye mu maso yawe. Ndaruciye amaso y'inyana kizaba nzibarizwa. Waruciye utarusomye? Ndaruciye. Ruciye? Ndaruciye pe. Wagicucuwe cy'igihubutsi. Cyarindagiriye mu mahanga. Kikaba kitakimenya umuco w'igihugu. Mbese wowe ntibwira ko abagore tugomba gukora nk'imashini kandi dufite abana tugomba kurera n'abagabo tugomba kwitaho ijoro n'amanywa wantamenyawe. Ariko umugore none uko wasanze nsinzira kubera ubushuhe n'umunaniro cyanyuma ya saa sita igikuba cyacitse. Umugore ngorore rwose. Ibintu byacitse akazi kapfuye. Kwego byahombye nkaho mu mafaranga bikoresha hari n'urumiya rwawe rurimo. Madame ukomeza kunyusuzuguza imbere nta gihe mfite. Mbese niba ari ryo cyano ry'umukobwa ushaka kugira inshoreke wabikoze ku mugaragaro uko ntawe ubikubujije. Aho kugeraho uhimba ayo mayeri yose ushaka kumvutsa umugati w'umwana hamwanzi mubi. Menya gusa ko nkwirukanye nta kindi. Ibyo bimenye. Baranyitegereje rero ndeba ikimero cyiza. Papa maze usanze nkurenze uti maso y'inyana mvi ruhande ejo utazarenda no kunteza ibisazi. Cyangwa niwe wasaze. Ruhinda we. Urahinda y'ubusa. Ahubwo no kwa nyiri iki kigo tuzagira nayo. Niko ko ngo ntare mu bana mu mahoro wikeka ko ari intama. Wayikora mujishika kuzingita marimo. Nanjye kuva uburuhi. Umva Ruhinda. Kuva ubu ngubu ngiye kukwereka ubukana bwanjye. Kana bwawe se bukanaki.
iriho masinya Niriwe. aho Yego. mukomeye ni amahoro se ariko Gira nkugire. Batadufite batwifuza. Nari ntangiye gutekereza ko utakije. muzwa n'ikira kandi yari amasezerano Mutambuke mwicare. Aho hose mushaka hose. Murisanga nta kibazo. naje rwose Urugo ubu ninjye urwidagaduramo da. nanjye turi kumwe ubwo nahagize turafatanya kwidagadura Abana basinziriye kare. Byoma nawe rero ubuzi ko ameze neza muri Canada. ariko ziko kino cyumba cy'uruganiro mwakiryoheje cyane wagira ngo ndi wanjye rwose nese mubyeyi byose ko ari mwe tubikesha. Iyi mifariso n'utu tubati se ntuzi ko nabiguze muri bya 500 muherutse ko. ni byiza undi mugabo mubwirwa n'ahataha ndetse n'umugore mwiza umubwirwa na saro nziza atekeramo amaso cyane kenya ari maso yijana nkawe ubwo n'ibindi muzabimba ibintu biriho na video n'ibindi muri bintu biriho rwose ariko byaba wenda hari urukubagondoza oya tuzareba nibishoboka hezo uko ndeshya ntacyo muzamukoze disi tuzareba humura rwose yewe mbaze ka whisky cyangwa champagne kugira ngo ahubwo mfite na kabutunda di bayotse kumvanira ku Gisenyi kandi mwigeze kumbwira ko mugakunda ndengwe yako kabutunda n'ubundi kameze neza ibyo biyoga byo mu mahanga hari ikise tutabinywa yibuka ngoroba ntuzi ko ari byo twari turiho muri Mikorini reka ntuzanire ka kabutunda urabugize neza rwose yako ni murana ko rwose burya turakorana nta ngorane Nasara iraryoshye meze neza nibera kongeze hano hesheje nimwakire zana mpegira ahubwo zana nihereze burya ariko twahicanze disi we rega mu byatuzinduye nabyo byari birimo burya nakubwiza ukuri ko bya bizungu byayo kumbyinishha cyane nkaho byagize nkuko ndindaye urabaringanya burya muri disco gutandukanye ndana n'umugore biragoye cyane burya ntabwo barebonaga ko twari kumwe byeze nabonaga ko nari natwawe kano kayoga rwose nubunani kararyoshye da niba ari uko ari maso y'inyana ukangejejeho kameze neza rwose ni kubarya madamu karame ngo ruhindirirwa nuka ku kazi uretse no kugutuka n'aho yakoze ikosa arikuye kumucisha umutwe kumucisha umutwe yaba yagize ati yarwanye se yego yanyirukanye da ngo yakwirukanye bayakwa niba guhaye akazi se nanjye binyobera kuki atabanje kubimenyesha ko bikumenyesha kandi ngo kubonamo igicucu bishoboka ngo gifite umutwe wuzuyemo amazi ra ngo wuzuyemo amazi reka rwose mukundwa nanjye byambabaje kuva ruhinda mwamuha kariya kazi ko kuducunga nta mahirwe nigeze ngira namba mupfiki reka yabaye kigera mu kigo hariya yakudutegekesha igitugu reka akoresha iterabwoba sinakubwira avuga ko uruganda ngo rwazambye nta mafaranga yarushizeho haraye ubwo buri muntu rero yahise yamugenera akazi ngo ibyo agomba gukora yihariye ibyo nibyo abagore rero tumuboneraho hora muti yewe reka ngo ntukarwaza umwana ntukarware ntukagire ute nuguhita gukata amafaranga kuko se yego nyagasani yewe reka ngeho rero wagira ngo hari umuzimu wamunterereje rwose ariko si ibyo ni ibiki koko umva yatangiye ari nyikundishaho yiha kunkeye igita mu biro bishoboka mu biro agukigita mu biro yego mvuze rero ko nshobora kumurega aho kwikosora akarushaho gukaza umurego dore maze uyu munsi asanze ndi jyenyine mu biro rero ashaka kumfata ku ngufu ndumva ari byo gusekwa abonye munaniye nibwo mwaraguritse yandika ibaruwa yo kunyirukana ambeshera ibintu by'amafuti gusa niko ibyo bintu ko bikwiye ko numva bikabije cyane ra namenye aho bikabije ibaruwa si kwirukana waba ugifite aho ngaho ngo unyisome oya ntayo mfite kuko nayo mushwanyagurije mu maso ngira ngo mwereke ko kuri njye ntacyo ari cyo ariko ubundi ko nsanzwe nzi ko ruhinda ari umugabo
ubwo rwose umuriga bugeze aho ngaho bwaje guturuka he? Yego wari uzi ko yari yarabiteguye kera bishoboka kera yego umugambi rero yarasanganywe ngo yigeze kubwira uwera dukorana ko ngo iyo duhuje amaso yumva yirutswemo n'ikintu none niba ari icyo kintu cyamuteye ibisazi byo kunyirukana ku kazi isurarize yicecekejwe zihangane shushu rwose Ruhinda nawe ugomba kumwirukana uwo mugome mureke turageretse madame mbabarire cyane kuko amagambo ngiye kukubwira hari atari bugushimishe niba ubona uri inshuti yanjye uri umugore turi inshuti ariko mfite n'abagabo nkunda ibyo muri bo rero Ruhinda afashe umwanya wa mbere kuko kuva twamuha akazi ko gucunga abakozi n'imitegekere y'iki kigo cyacu umutungo wacu umaze kwikubaka gatatu kandi hano umwaka urashira atangiye ngira ngo nawe urabizi amase ibyo ngibyo nibyo azitwaza yirukana abantu bose azasigara akora wenyine oya singikiye kuyirukana abakozi ariko ndabona ibyo umuvugaho bikwiye kwitonderwa urumva nzabanza nitonde neza mperereze menya ko uri guherereye mbona gufata ibyemezo bikaze ngira ngo uranyumva ukuri kundi uzakubwirwa nandi atari ngiye ikigo cyanjye se ugikuramo wenyine kandi bivuze byabaye ku manywa ndakeka ko hatari nijoro nzabanza mbaze n'abandi mvara kandi nakubwiye ko yari yabiteguye maze akambuza kugira honjya kugira ngo abone ukuntu aza kumpindanyiriza umutima nisanga ariko ibyo ngiye gukwimanganya hari ibintu mpishe inyuma amaso y'inyana nzakomeza kukwita akanyana keza ibyo tuba tubyihoreye twimwereka divayi k'iwacu i Rwanda ahubwo reka twemere yo gushyiramo n'akandi numva ari byiza kararyoshye sinumva nugatangiye no kumfata buhoro yego ugira ngo burya kanayira komera niyo tuma ahubwo ndabona munananiwe ni muruhuka ati urabivuga se urabizi urabivuga se urabizi nashize ahubwo ndananiwe rwose ubwo aho murashobora gutwara imodoka mutabanje kuruhuka yanga ikinyabyo by'abazungu byo ntibizadusiga mu mvune mukwiye kubyihereza munaniwe n'ibibi ubundi bwo ndumva naniwe cyane waza ukaruhuka ndumva naniwe cyane ayenya nawe unyeretsaho naba nduhukira iminota 30 urumva byamfasha cyane byaba bimfashije reko nagutunda wampaye none maze kongera mu ngingo hajya mu shoma wawe ngo yagiye muri stage nta kibazo rwose ibereye giherana nazi bagomba kwamerewe neza mu hoteli yo mu mahanga dore ko nawe ari umuhizi muzi naho maso yenya nawe yipfumbase muri saro wese kibere nk'abahungu ambonye ubundi yanjira urwo gupara ngamusabi yose mu nzozi yabibwiwe nandi akeka ngo narakwifatiye kandi uri kwiganirira gusa muri saro maso we hariya aho ntuhukira ni hehe rekomeza aho ngaho mu cyumba cy'abashyitsi yanga nze ngucanire n'itara ariko wera si umurava sigaranye muri ino minsi biri ariko wiriwe yego niko wariraye rwose umbabarije ubu mfite akazi kenshi kihutirwa ngomba kurara ndangiye tarasa uye DC none se nizo udashishikara ngo dukore ngo dutubure umusaruro ayo menshi uvuga zavaye naka niko ukubona ko umusaruro uzongerwa no kwandikisha imashini rero urashikije rwose reka niyandikire ahubwo buri muntu n'akazi ke di kuko imirimo yose igomba kuzuzanya reba nkaho nk'izi zandiko zitumiza ibintu mu mahanga dore zagera yose zitanditse naka ubwo si iyo mishahara uvuga yo wayihembwa itanditse yego rero umukobwa ariko ni iki ariko we ntunaruhuka namwe mwabonye akazi murata sigaho rero kudusuzugura buri mukozi mu rwego rw'iyakoranye umurava abashyiriwe ku rindi ubundi boda ariko haryoye ndakumva mukiga ku nyundo namwe mwigaga kubyina ruzungu byose bije bite agira ngo tujyane noneho muri eteni kubyina disco mbabariye rwose nta gihe mfite cyo kubyinana nawe kubera iki se
ngomba kuruhuka maze kwandika iki kirundo cyose cy'impapuro. Ayizo kubyina ntawe utabizi. Widagadura. N'ibitamba mbuga ntawe birusha gutamba iyo mu nda ari amahoro. Basi ni wanze kutujya kubyina. Ni burugeri wanjye wabone. Bazosure tuganire. Ariko ko abantu tuzajya duhurira ku kazi gusa umuntu yo kumenya aho ndatuye. Niba ushaka ko tuganira uzansange muri home. Muri home se ubwo nagusanga muri home se tukaganira iki? Ubu rwose umbabarire ndi ku kazi kihutirwa sinshaka kuvuga. Ariko mva mu mutwe ariko uri kunyandikira. Dore maso ari mu rugwiro. Ngaro ziri nkombe. Ariko warirayi warasaze. Numva ibyo bigambo sukagura. N'iminwe ibereye iseko nziza. Dahanda wenge nkubwire. Izina ry'uwero ari kubete. Yewe reka mvi ruhande. Nge nakubwiye ko nazanywe n'akazi. Ahubwo tahura ntishigiye. Ariko mugize. Aho sugira vuba. Wara isana cyane. Kuvuga na gatabaza kumvogera ibiro nk'aho ari byo kwagasuzuguriro. Chef nari njede. Waruje gukora iki? Waruje kurangaza wera mubwira ibigambo by'amfuti gusa. Erega chef nari nje kubika isuka. Uretse ko n'uwera nari ngufitiye ubutumwa. Wamugejejeho se? Cyane rwose namugejejeho. Ngaho tugende. Ubwo rero n'uyu mukobwa ashaka kumurya umutima dore ko bakurahere kuri kabuhari mu kubatera amada. Reka ndarengana. Mugenzi wanjye rombe kubwire wenda ari dushaka tusabipfe. Sinshaka ko bankoresha aho ibikoresho by'abasore babakora babakekamo kubibyoye. Maze bakabarangaza imirimo kabapfana. Ariko bo azibyariraho nta bantu bazajya babavugisha buretse abukoresha. Mbabarire. Kuva ubumenye ko nzabona kina n'abakobwa cyangwa abagore mu masaha y'akazi azabiryozwa. Uranyumva? Reka ndumva muzanya batwara adasanzwe. Ese ko mushaka no kuzanuka? Reka nisohokere da njye kwishakira byere mu kabari. Genda cyo cyane bafuhira nkaho hari umugore wawe cyangwa fiancé wawe barimo. Genda yewe. Nyamara nabonye bene imitsima bayitsimbarayo. Mugire weekend nziza. Genda nawe yigire. Ube wiberata. Wirirwa nawe. Ubera rero nongera imikwanangirize. Uranyumva? Ndumva. Umenye ko nta muntu ugomba kumvogera ibiro cyane cyane yari abasore b'imigirigiri nkuriye. Mumbabarire. Erega baza nawe mba nahamagaye. Kandi hari kukwemeza biraruhishe. Iyo wamvugishije simbitaho nikomereza akazi kanjye. Ndetse kugira ngo nyizere eba ya mabaruwa atumiza ibintu mu Buyapani maze kuyandika yose. Singaya? Niba ahubwo mbashaka. Ariko se wera we. Karame. Wowe umenyere ibyo mu Rwanda nawe nge nkaba naramaze imyaka 7 mu mahanga ntaza mu biruhuko. Ntiwambwira impamvu bamwe mu bagore bize iyo babaha akazi bakazambya kandi bafite impamya bushobozi zemewe. By'abagore se ko ntabyo nzi uzababaza ntubakoresha. Kandi ngira ngo si abagore bonyine bazambya akazi kuko namwe abagabo mwese atari ko muri wa mise kigoroye. Yego abagabo twese ntabwo turi intungane. Ariko ikimbabaza no ko abagore bamwe bibwira ko abategetsi bavuga ko buri muntu agomba gukaza umurego kazi yashinzwe umva ko bibwirwa abagabo gusa. By'abagore byihishemo amabanga menshi nushaka ujye ubyihorera ko byakugusha ruhawe. Kubera iki? Gusa utirengagije ibintu ubona ko koko umugore w'igishongoro ufite umugabo w'agatuza wamushyiraho igitugu utabanje gushishoza. Ubwo sinyabasa ko ndaba muri ibihe tugeze mahazige hakora ifaranga mwe mugakoresha ubushongore n'abagabo bakaze. Aho ni muhura n'abakoresha b'imirimo batabikangwa bakabirukana ubwo ntabwo muzamutubije umutungo winjiraga mu rugo. Yaba wari uzi ko bamwe basigaye bakora akazi ari ukugira ngo bagire aho babarizwa hari byagutangaza. Mwongere nkubwire niba udashaka kwikura hashyushye nushaka abagore n'abakobwa ujye tugendera kure. Ngo nyibagendera kure yewe ruhinda. Erega abagore dufite ubugenge buhanura byigenge bigatembagara ku butaka. Dufite imbaraga zimunga imitima yoroshye ndetse n'iyo utari ntituyitinya. Simba bujije. Buhoro buhoro tuyigusha neza igacureza tukayitaha tuyitambamo. Niko ko kandi ngo ujya kwica ubukombara bwagaza. Ariko burya ntabwo nanzi kuzuganira bigeza aha. Ahubwo n'umunanye waje kandi nta muntu wandangaza gahukaze. Ahubwo niba waje kuntesha igihe. Kandi uzi ko nari niyemeje gukangara iki kirundo cy'impapuro ngomba kwandika. Ese ye
aho arase ko ari umusore w'inshuti yanjye gukunda cyane ariko yatinye kubikubwira. Gukunda cyane? Nuwahe? Nuwo mu Rwanda. Yize he? Kurabaza ni mu Burusiya. Yakora iki se? Ni umutegetsi mu kigo gikomeye. Ehe, mwariganye rero? Ahubwo uretse no kwigana tuye mu wanjye. Burya se hari undi musore mu bana tutazi? Mwiza cyane. Oya barindira. Yewe, umutima wanjye. Wone ndukomanga. Yinjira. Bese ni maso y'inyana. Ndeba se. Wose kanuje kumara cyane mu biro kandi ubona twatangiye igihuko cya weekend. Weekend se wayikorera mu biro? Cyangwa ahubwo nabangusagariye mu birori washaka kugirana n'ibyo biro byawe ngo nowera? Ariko amudamu uri gitangaza. Ibarwa se n'ibyo bizane cyangwa? Ni wowe wenyine. Yemereze se. Usi uyawe nande? Soma. Bwana Ruhinda ushinzwe ubutegetsi n'imicungire y'abakozi mu kigo cyanjye yobora. Ukimara kubona urwandiko usabwe gusubiza madamu Mushyoma amaso y'inyana ku kazi yakoraga, akamusubizaho kandi ukamusubiza n'icyubahiro cyo washatse kumwambura nkuko byagaragajwe n'iperereza nakoze muri icyo kigo. Perezida Directeur General. Papa. Mu cyubahiro nashatse kumwambura. Cyubahiro nyine. Aho wihaga kwiterera hejuru uherukana ku kazi kawe. Cyangwa se zagukomesha? Iyo perezida avuga se ko yakoze ariko se ryari? Ni ntugira ngo nitwebwe wihaguzungaguza nk'amata y'amahingirano. Bebwera ko tutazi kwivugira. Maso nyana rwose niba ushaka ko dukorana ngusabye gucisha make. Kuko ntashobora kwihanganira guhora nshyogoranya n'umugore ntashatse. Uranyumva? Ibyo birakureba. Ntunkangishije kandi ngo nuko bakungaruriye. Ngo yibwire ko hari akazi kanyuteze kuzabona. Ntako nzaguha rwose. Ngo akazi kawe? Ntako nzaguha. Baba we. Aho uribeshya. Ubwo wari uzi kutagazivamo? Kazivamo. Ko iminsi yawe ibaze muri iki kigora. Bakwitonze. Dore umusore uzagusimbura ndamubona ahagaze hariya mu irembo. Yewe nashaka bari ku rurembo hakirizwa nk'ibyo horamo. Cyakora cyo ndakora akazi kawe neza. Ni hahandi hawe. No uzansimbuza zakwirukana kuko ntangwe bazabakuragiyemo. Ngweba? Ngweba nyine. Ariko ye. Aho nibwira ko iki kigo kizatezwa imbere n'icyo kimero cyawe ugendera n'amaso uterekera abagitegeka. Mva kandi. Menya gusa ahubwo ko kizatezwa imbere n'abakozi b'abanyamurava bajijutse bihagije bafite umutima nama wo kwitangira akazi kabo. Niba ngendera ikimero ngatereka n'amaso nuko mbifite di. Jyana rero se nkubujije. Simbona ari aho bihuye n'akazi. Ngira ahubwo niba wemeye ko kwa mbere nzaza gukora. Urabyemeye se cyangwa urabyanze? Subiza di nta gihe mfite cyo gutahana. Kuri hotel Akagera barantegereje ye. Madame nagira mumenyeshe ko iyo terabwoba ryawe ntacyo rimbwiye na gato rwose. Abari baraguha akazi imbere yanjye bazakomeza bakaguhi. Naho nge ntibwire ko rwose hari cyo nzagusaba kunkorera mu byo nshinzwe. Habe na gito. Ubwo rero nukuvuga ko usuzugu Ruhinda je sinjya mpindeshwe imishyitsi n'ibihinda byose. Kabane niyo byabivuye mu bicu. Zirwose ko akazi atari ubukonde. None niba nawe maso y'inyana warigarura ubutegetsi bw'iki kigo ndabugwahenga bufate. Nose gira vuba. Menyero ko mu byo nangagiye nanga gasuzuguro. Nanga ubunebwe. Nakajagari mu kazi. Wera we. Karame. Akiri barwa. Yakire maze ugende ubike imyanda adategera igisubizo. Gende ubike. Uranyumva? Cyane rwose. Hanyuma zo bitaye ngusunike mugeze kuri home. Ntabwo dukomeje gukora muri umwuka mu bakazi kazamba. Nzawe ni nabyo narangije kubyandika. Ni byiza cyane. Wakoze. Ayo marwa warangije? Yazane nawe ndashyira patro mukuru ararasinya ajya n'indege ya nijoro. Musubiza icyubahiro namwatse. Ariko imuhaziba nyinshi. Ubwo uri buraseka icyemezo cya PDG nta soni. Ngo iki? Kandi urihiga. Umuseka se museka iki? Kobwo nise cyaba bashaka kumurindagiza ngo amuteshe umutwe kandi ari umugabo w'igitinyiro. Ayo usekesha ejo uzayaririsha.
bakwiruka arimba ndetse bakagufungisha yewe bajaga no kunyica bazanyica ariko ntashyigiye amafuti y'abashaka kuyuzuza imitsi y'abandi barya iby'ubugaramye gusa genda nushaka uzamuzane twivugane genda ari wowe ya mabaruwa yose maze kuyashyira muri Faride rega mutwara uriya mugore yirukanishije abakozi benshi ntiwibwire ko abavuga ibyo atazi ntacyo bimbwiye ibyo sivuze iki ntukamurebe isure ngo ukeke ko umutima we ususurutse kandi usukuye nk'uko asa inyuma buriya Nyakibi yawusize imbyiro kera simuciriye urubanza ruba ariko kuko azarucirwa niyo muhanzi umunsi yayitabye se vuba aho guhindanya banyumuravu yewe ndakumva reka dusohoke dukinga ibiro mugeze kuri ho Nyamirambo nubwo banje kunyura wanjye bwose bitabara kunshimisha kurushaho oya ndihuta ndagira ngo njye mu misaya nimugoroba mbabarire rwose Imana nibishaka iwawe nzaba mpagera sibyo se ntacyo bitwaye nibyo none se nagirana nanjye ndekunda cyane kuburyo ari inshuti yonyine nsigaranye muri mujyi wa Nyarugenge harya ngo barayikugurije cyangwa warayiguze uretse uriya mugore twari kumuguze yo gusakuza ugira ngo ubundi databuje ari cyo dupfa ejo nyine nagiye kubona mbona arayinzaniye ava ko yingurije nkazajya nkora nyishyura hega burya aragukunda aba ngo yingurije kubera ko yishimiye imicungire myiza isigaye mu kigo nyobora ariko ubundi uretse na patron twese dutangarira ubwitange bwawe ku kazi ayo masura mugore bimuza kunsuzugura none se ko nta ushimwa na bose abagore cyangwa se abagabo bari baramenyereye kudomoka ku kazi bikorera ibyabo bwite ntabwo bishimye ndega ndabizi hari benshi bangiriye ishyari kubera uriya mwanya mfite ariko se niba nkukwiye ibyo nabizira cyakora ibyo ntacyo bimbwiye nzakora akazi neza nishaka nzabizire sinzazukije bampesheje uwo mwanya sinzahemukira u Rwanda rwatubyaye shwi harya ni muri home y'ababikira cyangwa ni haruguru hariya y'abasaveri mu y'ababikira turahubwo twahageze murakoze kuba munsunitse mukangeza hano ku icumbi muramuke kandi murakoze cyane muri home yacu ntidufungura tuba tugiye kubakira none reka nta kibazo uramuke ahubwo naho kuwa mbere cyakora dese nubona akanya uzaze nkugezeho ubutumwa bwa wa muntu uwo mugenzi wawe mubana umunsi uhuriza Genduri mwizi werawe kanure mwizi imbere n'inyuma uwera nkunda usa nabikeya ukwiriye kwiturira iwanjye wera Amakopaint uhorana udushya dutuma inyubako zacu zihora zikeye. Amakopaint yakemuye ikibazo cya zamastike ushyira ku birahure zigasatagurika nyuma y'umunsi umwe abafundi bakiri aho ngaho. Niba ushaka mastike nziza Super Sol, Epoxy ndetse na Stone Finish gana Amakopaint. Muradusanga i Gahanga mu cyanya cy'inganda Remera na Nyabugogo ndetse n'i Rusizi no muri Kinkayiri zose mu gihugu. Hamagara 078 94 71 941. Amakopaint uguhitamo nyako. Injira. Mwiriwe. Wiriwe. Sikongeza amahirwe. Undi wo kuruhindugiza amahirwe warusanze ngiye kugenda. Hari hano rwose. Yitinde gato. Usanze nigiye kuri hotel akagera ku ihema. Ahubwo mbwira vuba genza. Kwa umwana turi bujyane n'ingo kuba ngiye gukereza. Hari amadosiye yihutirwa atumiza ibintu mu mahanga nagira ngo usinyeho. Kandi akumenyesha ko nagwa rugendo witegura kujyamo mu Buyapani no mu Bushinwa byose biri mu nzira zo gutungana. Impapuro za ngombwa zose maze kuzibona. Ni byiza.
Mbese yarya rwi ndakwitaba aribagirwa maso y'inyana uyu munsi yabaje guhera uyu munsi n'umubiri ntiyari yahakoze ikirenge da kuko namwirukanye umwirukana kubera iki patro rwose uwo mugore nubwo yize bwose nasanze ubushobozi bwo kaza ari buke cyane ntibishoboka niko bimeze da avunisha abandi mirimo arakererwa asiba uko yishakiye ndetse asinzira ku mashini ye yatari kuri telefone buri kanya ahombye umutungo w'uruganda rwawe se oya ntabwo ari urwanjye n'urwanyu ariko mama yikurubura no gucunga abakozi barukorera harya ngo wirwa yigamba kuzanyica amazi kwigarurira ibyanjye sha aho nabana ngira cyangwa se bene wacu byose kandi byavuzwe nanda mbeshyira ubwo ko ukunze n'amashuri yanjye n'ubwenge bwanjye ubona n'igicucu bigezeho ngaho ku buryo ntaza amategeko kuko inda so bihaye guhinda nk'uko bita nk'ubara abo mukorana uratira ko bize mu Burusiya nkaho bize ruhande cyangwa se mu yandi mahanga batagira impamya bushobozi zemewe ibyo se iki inda so yashatse kuko zisoni ejo maso nyina wa mushyoma mufata ngo ngufu mu biro ntaho byabaye kandi uzi ko n'ubusanzwe ari umufasa we twese tuba arabeshya aramenye kandi ngo arabonye bikubye kwera ubwitonzi bwe ukajya kumwarira ku mwari wera wimuriye mu biro byawe ngo abone uko akubera ibiro bihoraho koko ntabwo byumva beke ibinyoma ki maze rumba bari mubwire nibishinga amagambo abagore kigwa cyawe kigahomba ntuzajye ngo uruhinda rero guhinda gusa urumva ndabiranguza ukuntu rubanda bashimira amatwara amashya nazanye yo gukoresha abakozi batikoresheje ntubizi ndabizi icyemezo cyo kwirukana amaso y'inyana rero nagifashe ntabaje kubuka ndabitekereje igihe kirekire kandi umutima wanjye nuva ntandishye ufite oya ruhinda sinshobora kwihanganira kuko uri amarorerwa mu biro byanjye ariko amarorerwa ki ibyo simbyemera na gato kandi uzi ko n'amategeko abihanira n'umuco nyarwanda ukabubyamaganira kure ndabizi umugore ubeshya ko namuhohoteye iyo ajya kundega mu nkiko kuko atarinjije cyane akaba azi ko ziriho aho kuza kwihutira kuza gukonteranyaho none kubera kana akaba hari abagabo bumvise atabaza aho nimbazana bakabiguhamya uzakwirwa hehe ruhinda we abo bahamya binyuma bagira impuha sinzabemera na rimwe none wareye ko yambwiye ko yababonye wareraye wareraye mbona iki yo mbonza rumwe uretse wera wumvise ibitutsi by'uwo mugore nari nsanze mu bitotsi akakaho kashaka kunkanga abonye mukangaye wareraye se hari icyo mupfa ku buryo bakubeshyira wareraye uretse ko nkunda kumuyama yaje kurangaza abakobwa muri sekretariya wowe rwose ntacyo dupfa abakobwa se bamurinda hari umwana wawe urimo erega simurinda abakobwa gukora abakobwa gusa aho mbikorera kuko n'abarakozi bagomba gukora ntawe bakorakora kugira ngo umusaruro w'ikigo nyo wiyongere ndetse n'uyu munsi namwihanangije kutazongera kongera mu biro babikurikiye mu wera ruhinda rero numva ufite umugambi wo kwigarurira abagore n'abakobwa bose nihereye akazi siko biri hanagira ngo nkumenyeshe ko niba ushaka amahoro ugomba gucisha make ayo mahera ukayagabanya naho ubundi bizagucikiraho ubwo se mushaka kuvuga iki ndashaka kuvuga ko utagomba kwivanga mu bitakureba nubwo ufite ububasha bwo kwirukana abakozi ariko ntukwiye guhubuka mbere yo kubafatira ibyemezo ujye ubanza utekereze ndetse niba ngombwa ujye ungisha inama cyakora kugira ngo akazi kagende neza ndagega ko nsanze ari ngombwa kwirukana umukozi wigize kagarara nahita mikora ntakugisha inama nkamusimuza undi kugira ngo ibintu bidahagarara njye nuko mbitekereza utegeze gucisha make musore maze ugatuza tugaturana aho kurega agatuza uranyumva ndakumva ndetse menya ko ku maso y'inyana azagaruka gukora kwa mbere wiki ngo azagaruka kandi kugira ngo umwuka mubi wazanye mu bakozi uzabavemo vuba usabye gutegura inama izahuza wahemukiye boss maze mugasangira ikirahuri mwiyunga none ko bikwiye kujya bigenda igihe hawe mwuka mubi nk'uwo ugasaba n'imbabazi ku mugaragaro madamu Mushyoma ibyo ntibishoboka kandi nta n'ibyo ntize gukora ariko ibyo ntibikira ngwiki ntabyo nzakora rwose ngwiki ntabyo nzakora naguye ko niba hariho nahohoteye azajya kundega mu bucamanza bakadukiranura naho niba ingaruye amaso y'inyana ngo mukoreshe ibyo ntabwo mbikwemereye wabyemera utabyemera agomba kugaruka gukora umenyeje ko umugore naramuka agarutse gukora nzahita mumurikira ikigo cyose maze nkamurika akagitegeka rwose nuko bivuze ruhi niko mbivuze rwose kandi nzanabisubiramo n'umuntu wese uzashaka kubyumva ndetse reka nkubise nigendere ubwo uragiye rero ntegereje none se twakomeza kuvuga n'iki kandi numva ntacyo turi bugereho ahubwo akira nama barwa yihutirwa kuko ajyana na Sabine muri ijoro ngaho nigendere umugore ndamubeshyeye uriya rero yemeye ko ngiye mu nama y'abanyenganda ku Gisenyi byahebye ukajya
ariko none maso y'inyana yababeshira uriya musore w'umunyamurava azanyizwe n'iki ya ndayimariza muri hoteli Akagera isoni zanzi abeshya Ruhinda umuterana kandi umutera mbabazi nzemese uruganda rwanjye ruhombe aya kubera umugore wansabye kwirukana Ruhinda umusimbuzi wariraye nawe ukunda abagore kubi ariko hano wariraye yaba ari inshuti bikomeye bakazafatanya kunyereza umutungo bakoresheje amayeri menshi ya n'ibyo kubanza kwiga nkabyitondera ariko hakorwa ko ngo nuwira ukatajya kaza kunyereka akabona ko nkuruyemo inyambo yewe hafi nakundaza ahubwo hagurukira bamaso y'inyana si madamu mu cyoma gusa Kigali ababyiruye cyane ko badafite amafaranga yo kubararura umutima ndetse reka ngende umugore namutindiye ariko se nari yungiye urugo rwe bakarusahura ibyo si ibyo kwibasa najya kunza kumujyana yari yabitekereje ngo ko yibereye mu mahanga ntanga dufitanye azabwirwa nande ntanitera hejuru agarutse bahinze umubakira mu kibanza bahawe na leta izamucecekesha amazi twese hareka se bahukobwa bakobwa aho rwose igihe umunsi umugore yantahuye abigenze yewe ruzashyama amafu wiriwe bitese kugarutse na mahoro reka muri ngorane nagira ngo mugezeho kuko ndeba bya bintu byanga bikankomerana nibikise kandi bya bintu byakomeye ndabona ntashobora gukomeza kubyihanganira noneho byajemo n'amazima ariko se kumfatiranye nari ngiye gusenga ibyo ntiwabyihanganira wenda tukazabivuga n'ejo mfite umwanya yasuhurira yera yewe ndabona ari we yasiwe buriya niwe mbese burya bwose mwari mufitanye umugambi simbimenye ubu rero wari umutegereje ngo ujyane naho jyewe ndiho ncurangira abahetsi yewe niba aje hano umenya atari yagendereye kuko nubwo anyikundishaho ku kazi gisinkunda urwo rukururano na kare yari yansabye kujya kumzinisha muri Eden Garden ndamuhakanira kereka rero niba aje guhatiriza Biriwe mutware ariko mutware mujye munyita umutware turi ukazi nawanze mujye munyita Ruhinda rero atuwe niriwe nyine urambika imbavu zombi cyane rwose narije kukwibariza isaha nza kugutwariraho muri disco nawe ndabona umutware yahashinze ibirindiro umenya kumukwamura aho hagomba urugamba rukaze njye naguhakaniye kuva kare rwose sinzi icyo nshakaho ntacyo bitware kurambabaje harya Ruhi niki byaremejwe koko muzajya mu abatware mu biro hanyuma abakobwa mukoresha mu mahindura ibiro byanyu muvutse muri cyababyeyi ibirori by'ubukwe ariko shaho warabimenye uri gateranya miryango ndamaze gateranya miryango siki ubu zikinzanye n'iki gihe kikuzanye n'umukobwa kandi ngurinda mu gusanganya ntabwo wenda urashaka kumbeshya yuko ari iby'akazi bikugenza nkaho mutiriramo wenda we sha urabeshya ikindi cyo kiranyagisha mbeshya se nkurusha kubeshya mbeshya wagiye kubeshya ngo nakoreye amarorerwa mu biro mbese ubundi kujya guhamya kwa PDG ko wabonye mfata amaso yenyana ku ngufu washaka kugera ku kigoko kagira inkuru noneho wa mugore yaje kukubeshyira ko wakoze ishyano nk'iryo mu biro muri ibyo ariko wowe ntiyasaze ngo ayifitiye abagabo babonye da barimo n'uwariraye uyu nguyu ngo wariraye ubwo se urashaka kuregera uyu mukobwa wihaguteraho imbabazi ngo agira ati mbese ubundi bahari igisigaye kugira ngo umukorere amarorerwa nk'ayo wari ugiye gukorera amaso y'inyana ariko sha umenya noneho umutwe watari hazima ari jewe umuntu wakuye umukobwa aho yakorera gukamuzana mu biro byawe kugira ngo tutazabona uko tumuvugisha ubwo uri muzima yewe nibakureke kujyana wera mu biro byanjye ntacyo bikurebaho kubera iki ahubwo umenye ko ntazihangana na rimwe abagabo babunze ubugambo mu bagore n'abakoresha kugira ngo babone ko babikundwa akaza ahubwo ndabona uti igihe cyawe aho gite ahubwo umenye ko uwo mugore w'abandi maso y'inyana uzamuzira urumva uzamuzira ewe sha aho ukwekura ubwo bugambo bwawe naho utarebye neza uzabizira mbizira iki ibigambo se nakurusha kubivuga uzabizira ye washatse gukora intare mu jisho nayo ni gukora mu nkoro maze ugakorora ntuzantakane ibyo ari byo byose Ruhinda ararengana arengana se arengana iki uriya mugore wa Mushyoma yadusebyaga
wamwirukanye yagize neza nanjye nzamusengerera. Zamusengerera. Ega nawe ndabona ushyigikiye ubutegetsi bw'igitugu Ruhinda yatuzanyemo. Aho umutungo w'ikigo ayobora ruwe. Tugomba kwiyumvisha buri gihe ko akazi kadutunze dukwiye kugakora neza ntabundi twaba turabacanshuro. Ariko uri mu maki. Ubwo se wahugira ku kazi ka shobuja buri gihe uho kazitaho ryari? Usiko ntari nzi kuri umwasama bigeze aha. Ariko wagiye ujya ukandika. Wararewe iki? Ariko niyo muziza ko mbatoza gukorana umurego. Ibyo byose ntimwibwire ko ntize kubirika. Ahubwo muzasezere ugikubita. Wadusezere? Dusezere se niwe waduhaye akazi hano? Musezere. Niba tena jya kabaye ko musezere. Ntabwo ari waduhaye akazi. Umenye gusa ko je ntazihanganira rimwe abanebwe. Nabashaka guhembwa batavunitse. Wakuyorohejera ko ari waho wasezera ahubwo. Ariko ubwize ko ibyo maze kubibwira shobuja rushinga bigwi. Oya, nubusubirayo. Inzira singiri yase. Inzira ngiri agenda nubusubire umubwire. Urategereje intego ndacyashyigikiye. Ntabwo muzankira mugomba gukora mutikoresheje. Nanjye rwose aho ndagushyigikiye. Ese akakona uva kamushyigikiye ko kibonye imiti. Kurwanya imbunza runwa. Sinarwa gukora akazi zishinzwe ashatse kakwitonda kwa mu bategetsi. Nkawe inkuru yimvaho itakibaho. Ariko wa mukobwa wagacusiga windiramo ayo matwara yawe nini hacogoza uzagira ngo warira yindi kigwari. Warira ubushukanyi bwawe ndabuzi n'umutego gushama baruhe mukirura gateterwa. Njye utakwe yakunda. Ariko nizeye ko Imana izakundinda wa mushukanyi we. Utakwe yakunda kajewe. Akagenda. Yewe. Niba rero ari uko ibintu byifashe reka nkureke. Ndabona uwo kuntesha igihe cyusa gusa kandi nta n'igihembo ngutezeho. Ngaho sigarana n'uwo witwa umutware wawe utazi ko ari hafi kunyago. Kandi ngo indirira butindi urumva ngo yakwa n'uwanyazwe. Reka ndakira gende burasari kabaganya mabiki. Siki. Wera we ntiyumviye se kandi. None ngo umuntu yiringira amahoro amaherere yarayikonzira. Yewe nibyo koko. Niziye kuzavuga uko byagize utabiciye hirya. Erega nakubwiye ko gutegeka abagore n'abagabo b'injajwa bitoroshye. Yewe nanjye ndabyiboneye koko. Uwo muri Imana ntirenganya. Uwo muri rwose abanyamurava turi kumwe nawe. Yewe uwo databoje ngo arajya kurara kuri hotel akagera muri parike kandi ngo arajyana n'umugore utaruwe. Kandi wasanga ari maso yenyine n'umuherekeza. Ibyo nibyo ntacyo bigomba kuguhangayikishaho. Abafite amafaranga bafite uko bayagabanya bafatanije nabo bishakiye. Nanjye niyo. Nushaka kujyayo nawe ntibizakunanira. Kabishwe wifitiye n'imodoka. Aho muzajyana nabo saha bibura. Ba maso yenyine twararumbutse muri Kigali. Gusa gicyo nanga nuko abagabo muduhindura ibirumbo cyangwa ibikinisho byanyu nkaho abagore tutari ibiremwe bikwiye icyubahiro. Yewe. Ndakumva. Reka nkureke usanga abandi musenga hamwe. Mbese jya wazanyisanye tugasangira umunezero di. Nubishaka nzagusanga ariko tumaze kwereka ababyeyi ibirori bikuye umwari w'i Rwanda. Yewe reka nkureke. Ngaho rota Imana. Yego. N'ukunda kandi. Nawe. Injira. Muraho. Bravo. Yego. Amahoro. Namahoro. Mumbabarire kuba nje hano ntabanje kubisaba. Nitwa Shyaka. Numvise ko hano hari umwanya wo kwandikisha imashini none narinje kubabaza niba mwampa akazi. Wabwiwe nande? Ni umukobwa wacu ucumbitse muri home y'ababikira. Nikuye. Karame. Uruwahise. Iwacu ni Remera. Wize amashuri angahe? Neza amashuri 7 mu rwunge rw'amashuri Butare. Yego umwanya ko kura hari. Ariko no kuzajya kwandikisha muri ministeri ishinzwe abakozi. Hanyuma ukaza gukora ikizamini. No gitsino uzahita utangira akazi si byose? Ariko se mubyeyi ko maze igihe kirekire mu bushomeri mwambabarira rwose ngatangira mutagombye kundushya ngo ndajya muri ministeri ntawe tuziranyeyo. Hari amategeko agenga itangwa ry'akazi ntagomba kurengaho. Nibyo byimenyene byo muri ministeri byo ntabwo abyo ndeba. Ariko se ko yarambwiye ko mukeneye umukozi ku buryo bwihutirwa. Wera umuzi ute? Niba kurangiye hano se? Wera ni mwene wacu burya ni mama wacu. Mbabarire cyane. Nashaka iwe na mushiki wawe cyangwa se mubyara wawe. Byo ntacyo bimbwiye uranyumva? Ndakumva mubyeyi. Ugomba kubanza gukora ikizamini no gutanga impamya bushobozi n'ibyangombwa byose byateganijwe. Nta kindi. Ariko
se mubyeyi aho muraza kuboneka ryari ko nari mbafite ubundi butumwa muri hoteli Panafrica cyangwa sandi mwitiyemo. Ugize ngo iki? Ngo mutahe kandi na Flora yambwiye ko yakubaniye neza ukiga mu Burusiya kandi ngo nimubishaka aho narabahari. Ntabwo kuzaza gukora ikizamini nta kindi. Naho ibyo bindi byose umbwira nimfa gusa. Uranyumva? Ndakumva mubyeyi. Hongera kumbwira ibya Flora se Flora iki? Noneho mwirirwe. Ngaho wirirwe nawe. Mwirirwe. Sendaga guca ruhinga nyuma ngo rantumira mu mahoteli hantumira tuziranye iyi yewe imitwe bamyinshi rwose ariko ngo naye na Flora bibye gufura ndamuzi cyane ariko ntebe kangisha ngo wera nubwo mukunda bwose ndetse nkaba numva mfite umushinga mwiza nibwira ko agomba kuntegeka ko ngomba guhagaze. Mwaramutseho. Waramutsewe. Yego. Kwatinzira. Mumbabarire kubona ngeze hano nkerewe amasaha 2 yose. Kuki wagiye utabanje kuza gusabura cyangwa menya wagiye? Ibi ko akazi gasigaye karabaye kenshi. Yego nzi ko nagombaga kubibamenyesha ariko umutware yanyuzeho mu gitondo aho nari nteze imodoka imbere yaho ducumbitse maze ahita njyaniwe. Ngo kujyaniwe? Iwe hehe? Kuki murura se? Oya, ni kuri chantier yo ku Kicukiro. Ubwo yarabe bese ko ufite imirimo ushinzwe y'amategeko ugomba gukurikiza ku kazi. Nanjye ibyo bimbaza mbikubaze muntu w'Imana. Ariko byano sinyumva rwose. Abantu bazumva ryari ko kugira ngo tugere ku musaruro ushimishije buri wese atagomba kudigenga bimurangaza. Niyo nyiri ibintu. Ariko ntiyarakwiye kwibwira ko agomba gushyigikira ubunebwe. Namara mu gihe cy'amasaha y'akazi. Ntumukekere ubusada. Ahubwo naboneye umwanya wo kumubwiza ukuri yadusiye yawe n'amaso y'inyana. Senyewe ko abagore mwamutwayeho ku buryo namwe yahindutse imana yanyu. Mugenzi wanjye mbere yo kwihutira gukekera umuntu busa wari ukwiye kubanza kumenya icyamuteye kuza kuntwara mu gitondo nicyo twaganiriye. Menya se menya iki ntazi. Wabona intama yinjiye mu isenga ry'ipisi maze wagiye ko bigiye kwiganira gusa kandi uzi ko ntimugiye kugarama. Rwose Ruhinda yagira ngo mbaze iby'amakimbirane yavutse hagati yawe n'amaso y'inyana wirukanye ku kazi kandi yari yarigize ndakoreka. Mutwara ntwara rero yagira ngo mbaze niba nanjye nshima ubutwari bwawe nkawe. None yasanze tuvuga rumwe ku buryo yishimiye byimaze ibitekerezo namugejejeho dore ko tutari duherukanye. Ngo ntimari munaherukanye? Bahungu mwe iki ko umutima mubi w'abagabo uzabatakuri. Ubwo ko kutansuzuguye ubona ko abantu bose ari kimwe. Ubwo se ko tubana mu biro ibyo batuvugaho ni ukuri. Yego wenda kwemera kuko utari umwasama n'ubwo uriho bwose. Umuntu atandukanye n'inyamaswa ngira ngo ibyo urabizi kandi abantu icyo duhuriyeho twese n'umutima nama. Ntugakekere rero ko niba ufite umutima mwiza ari umwihariko wawe gusa kandi ntugacira abandi rubanza rubi. Imana yonyine niyo mucamanza w'ukuri. Reka ibyo tube tubiretse bene ubwo tuzabona undi mwanya wo kubiganiraho twitonze. Akoze kubyerekeye maso y'inyana byagenze bite ko atacu gukora? Yambwiye ko agiye kubanza kugarura byanze bikunze umwuka mwiza mu bakozi be kuko ngo bitagenze bityo akazi karushaho kugenda nabi. Ahubwo ntibwiye ko ibyo bintu byoroshye. Niko wera ndakumva. Ahubwo ntibwiye ko ibyo bintu byoroshye. Ashwida ndakwanze niba ndagukunze niba umugore asuzugura nk'ingunzu ntibeshye ko gutwunga hari cyo bizatwungura. Urazi ko dutera igihe gusa. Imizi y'udutsiko dusigaye muri cyacu bigomba kurimbuka burundu ikarimbuzwa ifuni heze. Naho bundi intambwe twari tumaze gutereza asubira inyuma ndabikubwiye. Zemejwe rero ndetse inama yo kubungira bera muri Meridian nimugoroba. Dore tuvuye gutegura aho dukorera ko kanama nibyo turi buze gufungura. Gufungura se hari umunsi mukuru. Yego amafaranga ntabuze muri iki kigo ariko none se gusesagura mu gihe hanze basesa amarira babuza amarariro. Gira ngo uziko gufata ku mutungo wawe ugira ngo wunga abantu atari bibi. Kibi no kubikora utabara. Kandi sama byera 3 gusa icupa rya Martini cyangwa amafiriti n'inkoko bizahombye. Ahubwo icyago kibi yifuza gucyaha na amacakubiri mu bakozi. Abona ko atayakuyeho hakiri kare yazibuka ibitereko yashishe ikigo cye kigasenyuka. Cyakora yakoresha amanama yagira ate mu gihe azumva gusaba buri mu matwi. Ntituzakora najyo rinda baseye mwaka. Vuga uti yazumva abo bose bahakirizwa gusaba mu kingo kuraho kuri kugira ngo bamurambeho naho abagore turarengana.
yewe we reka dukora akazi kabandi dushishikaye dore bake amasaha naragiye cyakora birababaje cyane ukuntu nkiri mu ishuri nahoraga mvuga ko ningera ku kazi nzaba intangarugero sinari nzi ko nzakorana n'abanyamatiku ceceka ahubwo uramvugira ibintu wowe yewe nibyo koko reka dukora akazi kabandi burakeye ariko nagira ngo nkumenyeshe ko kuva ubu ukwiye kujya ungendera kure kugendera kure kubera iki nabonye rugukeka amababa kubera imibanire yanjye nawe bagomba kuba baramudutamitse ariko ibyo ntacyo nyine yewe ndetse niba nawe ubishaka nagira ngo usatume ku babyeyi bawe bitegure nzagende mbiyereke maze nzave mfashe n'irembo nzajya nkugendera kure ahubwo mbere kuzajya nkugendera hafi kujya nkugendera kure ariko wampese turongera nawe fantasha akoze ngende wamebye nagemereza byeri sha akira nezera cupa gusa ngenda mu akira kumaretine ntera umutwe oya ntabwo nywa fanta ntibashaka ikindi bampa wenda nka kasheri cyangwa kuzanira hari ikibazo se ikindi cyaboneka mwazi uriya muhungu icyo yaba afite kindi kira bwanguze ngaho nakira ni kasheri saba tumenya ibintu by'abantu nyamuneka twumvikane murakoze ndakeka ko buri muntu wese amaze kwica akanyota rero ndagira ngo dutangire inama icyo nabahamagariye rero ndagira ngo twigire hamwe ukuntu twakemura ikibazo cyavutse hagati yanyu mwebwe abakozi ndetse kikaba cyarazanye n'umwuka mubi ku buryo aricyo kintu gisigaye kivugwa mu mujyi hose murumva rero ko icyizere abakiriya bari badufitiye gishobora kugabanuka kandi rero bamaze kutuyoboka ari benshi uburyo umutungo w'ikigo cyacu wari usigaye wifashe neza rwose nkaba rero ngira ngo nsabe buri wese muri mwe kutubwira umuti wakemura icyo kibazo ngaho warira murakoze umwuka mubi muvuga urahari kandi n'uwawuzanye arahari kandi arazwi kubera ko muzi rero urwo buturukamo njye mbona ibyiza ari uko mwarusiba rugasibangana aho kugira ngo ikigo cyose abakiriya bazagihunge bitewe n'umugabo umwe wigize kagarara akihindura ishyano ndi wariraye nuko mbyumva urarangije ndarangije rwose maso nyine nawe urabivugaho iki nagira ngo ushyigikire byimazeho igitekerezo cya mugenzi wanjye wariraye uvuze ko ari wowe ugomba gusiba igisimu kivamo umwuka mubi pedeje rero ngira ngo ntuyobewe ko utaratuzanamo ruhinda uyu nguyu ngo adutegeke amahoro yahindaga mu bakozi noneho ahagereye wagira ngo ikigo cyabaye inkambi y'abasirikare ba Hitler se muraseka iki muceceka akomeze ku buryo amategeko yadushyiriyeho yaduteye ubwoba twese ariko ibyo baseka ndetse ntatinya no gutererana abategarugori abakoresha ibiteye isoni ariko mwakwita byose ibyo museka ni ibiki kubera izo mpamvu rero nkaba mbasaba nkomeje nyakubahwa bwana perezida diregiteri generali ko mwakwiga ukuntu mwadukiza ruhinda uyu nguyu naho ubundi ikigo cyanyu azagitwika cyangwa se akigaruriyemo kimwe kugira utazanagitwika kuko ni ibyo ngibyo navugaga ndabona uwera asaba ijambo ararihawe murakoze kumpa ijambo cyakora mbanje kwisegura ku wariraye n'amaso y'inyana ubisegura w'ikisi kuko njye ntabashyigikiye na gato mu bitekerezo byabo kubera iki se simbashyigikiye na gato ko ari mwe mushaka gukurura umwuka mubi mu bakozi byo murega ubutegetsi bushya nabonye bidafite ishingiro niba hari icyo musaba azakiguhe njye mbona ahubwo akazi kagenda neza kurusha mbere ruhinda ataraza kuko abanebwe n'indangare batakiturangwamo ndetse n'abari basigaye barigize indakoreka bakaba barakangawe uretse ko byaje gukurura rwaserera n'ibinyoma bidafite ishingiro bamwe bahimbye ngo babone uko bananiza umunyamurava naho ubundi muri make
mbona uwo mwuka mubi ukururwa nabo bose bari barigize ibyigenge. ubwo se urusha gukora ninde washyano uretse ko wihaye kurengera uwo mugabo wawe ushaka mucishe make twumvikane madamu rero mumbabarire ko tutazamo no gukurura intonganya hano no gucyuriyana cyo dushaka muri inama nkuko nabivuze ni ibitekerezo byagaruye ubumwe mu bakozi ntivugo nk'iyo sinshaka mu magingo angana muranyumva mbabarire nari mbitewe n'uburakari bukurwa n'imvugo y'uwo mukobwa ubu noneho ijambo rihawe Ruhinda. Ndabashimiye ko mumpaye umwanya wo kuyicyumva ko ari amagambo numvise bagiye bandengerezaho ko burya ngo utazi irengero ry'amagambo agira ngo umuyaga n'ingarusho kugira ngo siko kuva natangira akazi wawe nagerageje kwitaho uko nshoboye kose ari nabyo byatangaje benshi maze abanyeshyari n'abandi barimo abagore b'intabwirwa bihakundwanya ariko ntibyanshiye intege kugeza ejo bundi nasanze umwe muri bo asinzira ku kazi yanze no kwandika ibyo namuhaye asuzuguye nta kintu nakoze njye nahise mwirukana urabeshya si wowe wari wanyingiranye mucishe make agukingirana iki wa mugore we nanjye nari mpari rwose ariko uyu mukobwa ntabeshye wari uhari ryari wari uhari mwacisha make tukumvikana niba utari unahari wari wibereye mu biro bye oya yarakwimuriye ngo ajye abona uko agukora ariko amaso y'inyana ntabeshya mucishe make niko madamu uko afata icyemezo cyo kunjyana gukorera iwe ari uko yarasanze nkugira inama yo kwirinda gutelefona buri kanya kari mu bireba akazi kugira inama se kubera maze akadukangara turiho dusakuza wamubuzaga gutelefona se wita iki wamuteka mutwe we ndeba mwahiye mwese muceceke mwese nicyo mbasabye mwumvise ngira ngo muzi ko ari igihe wabahaye akazi nkuko nshobora kubirukana ntawe nikanze mbahuriza hamwe rero singozaga ko muza guterana amagambo hano ahubwo nagira ngo twumvirane ibitekerezo by'ukuntu imirimo yose yarushaho kugenda neza nyuma y'amarorerwa bambwiye ko yabiriye mu biro noneho mariye gusesengura imvugo yanyu neza ndabona ibintu byanyu bidahwitse nibyo koko rwose ibintu ntibihwitse kuko Ruhinda asigaye ahinda nka Kagoma akaba yarigize ikigomeke mu kigo cyawe yigaruriye abakobwa bagikoramo bose abagore nabo bamunaniye kubera ubupfura n'ubupfasoni basanganywe hanze kugwa mu rushundura yabateze yafashe imigambi yo kubashungura batangiriye kuri uyu maso y'inyana twubaga twese ejo bundi akaba yaramuvukije umugati w'umwana we umutungiye ibibondo kandi azi neza n'umugabo we ko adahari yagiye kwiga mu mahanga abagome aba benshi wariraye ngira ngo nkubwire yuko ayo magambo yose abaye imfabutsa ko wafashe ijambo ntari guhaye ukiya kumvugiramo oya nuko ari ibintu byagaragara ukuri se kubi muceceke mutumvikane mbasabye guceceka tukumvikana nababwiraga ko ibintu byanyu bidahwitse kuko ibyo mwanyirijeho byose ndeba ngasanga birimo amazima ntakibivuga birimo amazima mvuga se uvuga icyugo ariko muri bazima ubanza mutacyubaha rwose ndabusa birimo amazima ko nkurikije ibyo nabwiwe mbere nivugirwa hano magingo aya usanga byaraturutse ku burakari iyi maso yene yatewe no gukangukira ku gituri cy'umutegetsi we maze yamwirukana bikamutera umutima mubi wo gushaka kwiregura yigira umwere hamwe rero ko aho kuguma guterana amagambo twagerageza kureba ukuntu mwese mwakumvikana maze tukava hano dore n'amasaha arakuze nkuko nigeze kubivuga ndabona ikibazo kidakomeye kuko mushatse kukibona umutima wabona uti no wuherero kwirukana ndacyakomeza bazima babari yimuvugiramo ariko uzi ko ari deyitero wawe uretse uravuga reka nanjye mvuge ibyo watakomeza ndakumva ndasaga rimwe mugomba gusobanura neza ibintu mugahitamo gushyigikira ku mugaragaro ibyemezo bigamije guteza imbere iki kigo cyanyu aho kumva abakurikira inyungu zabo gusa akwiye kukwirukana niwe ushaka gutwika ikigo cyacu Ruhinda niwe wigize ishyano ryose hano akwiye kumwuka wose niwe wawuteye naho ubundi abagore bo n'abakobwa twebwe tuzasezera nta kindi simwe mwenyine ndibaza ariko niba twazanywe no kubatsa urwango dufitanye hano cyangwa niba dushaka ko icyateza imbere ikigo mwasabyemo akazi maze rero mwenye mwese ko ntawe ntegeka ukuntu ngomba gucunga ibyanjye niba kandi nashatse kumva ibitekerezo byanyu nuko numvaga nifuza gufata ibyemezo bidahuje n'ibyifuzo by'abakozi benshi akaba ariyo mpamvu nagira ngo bamenyeshe ibikurikira icya mbere nuko nagomba kuzongera kumva na rimwe amagambo yo gusebanya no guterana ubwa uzajya abona yahohotewe cyangwa se yarenganijwe azajya asanga inzego z'ubucamanza zimurenganura
cyangwa se minisiteri ishinzwe abakozi aho kwikora muza kungunganisha n'abagenzi banyu naho ubundi umenye ko icyo mbatizeho ari ugukora akazi mushinzwe kuko nongana bya bugiye sinzabyihanganira no guteta no guhimbirwa ubusa ntawe nzabyemera na gato kamboneyeho rero gusaba Ruhinda gukomeza amatwara meza yatangiranye kuvugurira imeze nabi mu kazi kandi kamumenyesha ko mushyigikiye nibyo nabwiraga nta kintu. Murakoze kuba mutubwiye mu magambo meza duteye imbaraga uretse abashaka kuduca intege nk'aho tuzatezuka ku ntego twiyemeje yo guteza imbere ikigo dukoramo. Nakubwiye ko niba hari icyo Erega uretse abadashaka kwiyumvisha ukuri gukora neza umurimo ushinzwe ntawe byashavuje uretse bavoma ngo utobere naho wavuze ko abagore n'abakobwa tuzasezera nagira ngo mumenyeshe ko abagore tutigeze tubimutuma aragende rwiza wenyine naho twebwe tureke agende wenyine Mucishe make mucishe make ariko nimujye mwubaha ndabona ibintu bitangiye gutungana wera bivuga mwubaha mukumva ijambo rye wera bivuze neza rwose nibyo cyo duharanira muri iki gihe no gushaka inyungu za societe yacu kongera umusaruro nk'uko uhora bidusaba igihe cy'amagambo cyarasezeriwe udashaka gukora muri izo nzira si uwanjye nasezerere ukire magenda ntagenda ahubwo nibyo kuko ndi mubemera rwose ko umuntu udakora adakwiye no kurya mu yandi magambo akaba adakwiye no guhembwa kuko aba yiba umukoresha we sinigeze ndikoma igitsina iki n'iki ngo nigwiye gukora iwanjye mu gihe kibishoboye icyo ndwanya gusa nuko wakwitwaza igitsina cyangwa azambye akazi yigira ndakoreka mbemere ko abo bose nzabarwanya kandi nzabagarura mu nzira nziza wivunika gusa jya uko muri iki cyumweru uzabarangije kunshyikiriza amazina y'abandi bigize bakagarara kugira ngo tubasimbuze abandi bafite umurava wo kwitangira akazi kabo. ndabona ariko mwadutumiriye kutwereka ko mushyigikiye iterabwoba rya Ruhinda aho kumva ibitekerezo byacu. Wariraye mbabariye cyane kuko nasanze buryo uri kimira habiri habikutekeragaho kuza kumbeshya kwawe kwatumye icyizere nari ngufitiye nkikuramo urumva ndetse Ruhinda ashobora kuba yabakurikirana mu mucamanza kuko mwashatse kumwandagaza ku mutegetsi we kireka kubw'imbabazi ze tiko mbibona yakora birababaje cyane ko kubona muhindura ibitekerezo byanyu mukumva gusa Ruhinda ho kumva n'abandi giteye agahinda pe. Madamu reka twumvikane madamu kora yigiye Ruhinda kukurusha birumvikana cyane rwose uti kuki kiyikira Ruhinda nuko nasanze ari umugabo utari manganya ahubwo warashishikajwe no kongera umusaruro w'ikigo twamushinze akaba ariyo mpamvu ndetse nagira ngo nkubwire ko ugomba kumusaba imbabazi kubera ubwo wamuteye kandi ari umutegetsi wawe naho ubundi agufiteho uburenganzira bwose kubera akazi kawe. Nta burenganzira mfiteho na gato ntabwo ntazihe na rimwe kunyogeraho uburimiro ariko yavutse ariko nimwibwira ko mvuye muri kiriya kigo cyanyu nta handi nashobora gukorara aho nafite impamyabushobozi yanjye we ngorwa n'ubusarara yirujuse kuko hano ntabwo twaje kurata amashuri n'amadiplome kuko ku mugore diplome y'ukuri ni umugabo w'umuhumugati utubutse sibyo madamu hanyuma se none ko ndeba Ruhinda ashaka kutuvutsa uwo mugati ukabona twagaragaza ubushobozi bwacu dute kandi tuzana umwuka mubi udatuma dukorana ubwigenge. Erega Ruhinda barwanya n'abashaka kuvunisha abandi akazi we yanga barya iby'ubusa gusa nawe iyo myuka mibi izajyane na ba nyirayo. Navuze kumva adashaka gukora iwanjye azasezera cyangwa natwe tukamusezerera ndabona wariraye ariko asaba ijambo noneho. Murakoze nagira ngo rwose nsaba imbabazi ubona hemukiye kandi musezeranije rwose ko niyemeje gukorana nawe sinakwiye gukina n'akazi k'ubu kada ashwe da nanjye se data hari icyo nishingikirijeho. nanjye ndumva ashaka gusaba imbabazi. Mucishe make muraseka iki niba yumva kuko icyaha cyemera gusaba imbabazi nibyo mucishe make. Nafashwe kuko nsinzira ku kazi kubera impamvu ariko zitanturutseho. Ibindi navuze kuri Ruhinda nabitewe n'uburakari nibyo rwose yumvikanaga ariko si ukuvuga rero ko nari ngamije guhombya ikigo dukoramo kandi kitubeshejeho. Murakoze kuba musabye imbabazi
ariko uretse ko atari igihe ugomba kuzibaha si rwose mwasibije wenda niho hano urebwa n'icyo kibazo kandi arahibereye kuva nagera muri kiriya kigo nta na rimwe nigeze ngaragaza ko nshishikajwe no gushaka ikintu cyose cyatuma umusaruro wiyongera. Ibyo natwe twifuzaga rwose kandi warabikoze, ariko cyane cyane ku mahoro no kubwumvikane bw'abakozi bose. Ndamenyesha ko izo mbabazi nzazitanga ubwende bwanjye, ariko nta gato karimo. Cyakora nyuma bangira ngo menyeshe madamu Mushyoma kwirukanwa mu kazi byarangiye. Yirukanwa mu kazi byarangiye, igihe nta kundi nabivuga. Igitekerezo cyo kutugarukamo akaba agomba kukikuramo. Mva ko mugaruye byaba ari gukura akarengane karubana rugufi, kuko n'abandi nirukanye nabo bari abantu. Ibyo bikirirwa bitindaho nta kibazo gihari, kugira ngo rwasere ya buri giveho kuvejo azaje gukora mu cungamari bwo mu rundi ruganda rwacu rw'Igikombe. Mama we, ibyo rwose ngiye gusa mfa ko atazongera kubarwa mu bakozi nkoresha. Sinzabona mu mazina y'abakozi banjye. Naho ubundi nababwira iki? Yewe ajye n'umutima utuje, sinzanamukurikirana mu bucamanza. Ndamubabariye, asigaye no kumwifuriza amahoro n'amahirwe ahazajya hose. Murakoze cyane kumbabarira, kandi nizeye ko muzibagirwa ako gatotsi kaje mu mibanire yacu no mu bakozi. Ndetse n'uwera musabye imbabazi rwose, kandi nakomeza umurava, abera urugero rwiza abari n'abategarugori bitangira akazi kabo. Mu gusoza iyi nama ndabashimiye, murakoze cyane. Inama rero yarangiye, ariko tugeze ku mwanzuro uhamye. Ntaguruke dutahe, uretse ko nanone ko ntabuza abashaka kwisengerera gusengera. Yakagera kumenya n'inkwegetse. Cyakora nagira ngo nawe ngire ikintu gitonze kuvugaho gatoya. Ngiye bundi byanagira ngo cyakora cyane cyane nshimire PDG watekereje kuduhuza, kuko mu by'ukuri muri cya kigo hari umwuka mubi. None ikintu kinshimishije cyane nuko ubu ngubu ibintu bisubiye uko byari bimeze imbere, kandi mbejeje ko nanjye sakora uko nshoboye kose kugira ngo umusoro wa cya kigo nshinzwe uziyongere. Bakumbera amashyi nuko nuko rwose uwo murava muzawukomeze. Bravo, tisubera we. Bravo Masanya. Eza Kuteka. Bravo. Yego. Amakuru sera? Ni meza. Yego mwana. Hako sigaye meze neza we. Si cyane. Sigaye wisugikira. Noneho wibutse kudusura. Narinje disi kubaka icyemezo cy'uko nakoze hano ndashaka kwiyuzuriza dosiye. Ese uyu muhungu wandikisha imashini nahoranye mwamukuye hehe? Uriya n'uwiwacu yitwa Shyaka. Uramenyereye si Gikondo maso y'inya? Turamenyereye. Ndamenyerera. Twebwe ubu twifashe neza. Ndamenyereye, ariko disi noneho akazi kagiye kunyica. Kambanye kenshi cyane. Kwa mu mafaranga bituma ntakigoheka. Ngaya amafaranga yiyongera, ngayabura ntaza aho biturutse. Sinakubwira umukobwa. Burya amafaranga wabona baguhereza, ariko utiriwe uyakorakora, kandi uzi ko uramutse ubuzemo na rimwe byagukoraho. Ibyo amafaranga ni mabi. Hariya maso y'inya, ikarita yacu basaba kuzaza muri benshi mu bukwe bwacu yakugezeho? Kagira ko numvise ntacyo bimbazaho. Mugiye gushyingirwa se? Yego mana, si cyane mu kwezi gutaha da. Urabeshya. Bazakwa dusezerane muri komine no mu kiliziya. Numva ati umugabo wese nindediye ko ntamuzi. Wase ntumuzi? Reka tamuzi ntabwo ntabwo muzi. Erega nta wundi ni Ruhinda. Urabeshye. Burya rero yewe data we, yego rata. Nimukomere cyakora turabashyigikiye. Ayobona rata, twizeye ko utazahabura. Oya, ntabwo tuzahabura da. Ariko ni byiza di, yo ni inkuru koko nziza. Ntabwo tuzahabura.
namushoma ndetse araza none ujya kumwakira se mvara ndajyayo nyine noneho ubwo turahurira nimugoroba i Kanombe mperekeje Ruhinda arajyana na patro mbese harya baragenda uyu munsi ni none saa 2 yewe byari byandenzeho disi ariko se di ariko ntunyumve nabi uri ku kibuga urabyifata mute none haba hari uwaryohereje akaza yararikandagiye Ega disi wewe se burya mwese murabizi narinze ko ari ibanga turabizi ariko ni ibanga ryo mu ruganda ahubwo ikibazo kiri ku kibuga nta kibazo gihari Mushoma yanyandikiye ambwira ko bazajya hagera mu masaa 5 ntabwo rero bari buhure ibyo ndabyumva ibyayanzuse ibyayanzuse ntacyo bivuze cyo ntacyo rwose impapuro nagurijwe hose ntizihari yakora ko nazibonye byo ntubembaze n'amabanga yanjye ndumva Mushoma wicaye amabanga menshi aba yewe ibyo byihorera amukobwa nanjye kanjye ndamaba Ikinamico